Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tutuje kubakosora ikizami kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira dukosora ikizami nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo icyanya cyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko impamvu dukosora ikizami kiba cyakozwe ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe cyakozwe wazagerwaho mu kizami cyawe ukabona hari ibibazo 5 byagarutse byo mwa kino kizami kimwe wakoze, hari ibibazo 7 byagarutse. Rero kugira ukorere imwe uhita utsinda bigusaba kubona imyitozo ihagije kwa bino bizami biba byakozwe. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Muri system harimo kode kuva uyu munsi kugeza tariki 20. Bashobora kongeraho izindi kode bayifunguye imyanya nahita mbabwira, ariko tariki 20 guhe uyu munsi utangiye kwiga neza ukatubwira tukakwigisha mu buryo bwa online uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, wazagira kuri tariki 20 warabifashe ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda, ukarangiza umwaka ufite provisoire. Uriya mwaka ukazatangira uri gushaka kategori bitakugoye. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 078 9356 26 tubafashemo kubona provisoire tubigisha mu buryo bwa online aho waba yose mu gihugu, cyangwa tunabashakira kode. Nababwiye ko muri system harimo kugeza kuri tariki 20 kandi rekeka ko igihe ufite tukwigishije wagerayo warabifashe. Rero ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Tegereza neza icyapa dufite gifite ishusho. Ese gifitiye ishusho? Uri gukosora kino kizame, kino cyapa gifitiye ishusho. Ese ni uruziga, ese ni mpande enye cyangwa ni mpande 3? Kino rero gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo umuzenguruko w'umutuku baravuga ngo mu ibara ry'umutuku cyangwa mu ibara ritukura, ubuso bwera cyangwa bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kino cyapa rero gisobanura iki? Hano baduhaye ibisubizo 4, urahitamo icy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. A iravuga ngo ahegereye umuhanda unyerera. B ikavuga ngo imbere ipine ryapfumutse. C ikavuga ngo ahegereye icyago kidasobanuye ukundi, naho D ikavuga ngo imbere hari hatangirwa service. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ahegera icyago kidasobanuye ukundi. Ndakeka ko bari bamaze kukibona igisubizo cy'ukuri, bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko bino byapa uko mugenda mu mihanda mugenda mubibona. Rero nimutangira kwiga ibinyabiziga twatangiye kubigisha nabwo bizoroha kuko mwamwariza amategeko y'umuhanda neza. Mbibutsa ko genda bashyiraho n'amasomo agenda bafasha gusobanukirwa neza bino bizamiya byakozwe. Rero kugira ngo ujye tuyabonera ku gihe ukanda subscribe aho hasi, ukanda aho handitse subscribe, najya mbishyiraho ugahita ubibonera ku gihe bitabaye ngombwa ko abandi aribo bagusharinga link. Mbibutsa ko namaze kuhakorera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Niba utari wayireba subira kuri YouTube channel yacu yirebe kugira ngo nujye ugira ku bibazo nk'ibi byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo se, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Ndakeka ko ramaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo imirongo yeri iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo 2 mu burebure bwawo ugaragaza. Ese umurongo yeri iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo 2 ugaragaza iki? Bibutsa ko ndi kugenda postinga ikintu cyose gikunda kuza. Niba uri hafi gukora ujye ureba ibintu ndi gupostinga biragufasha. A iravuga ngo hanyurwa n'amagare na volomoteri. Beka ngo hanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. Seka ngo hanyurwa n'abanyamaguru, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe cyanya cyo mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro igisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Birashoboka ko nshobora kwandi gukosora kino kizame cyakozwe nkaba ndi kwihuta.
iyo ubonye agiye kuvuga igisubizo cy'ukuri uba uhagaritse video ukamanza ugahitamo igisubizo cy'ukuri kugira ngo urebe ko amanota uragira kuri 20 koko ariyo wari kugira mwa kino kizame cyakozwe. Ahanyurwa n'abanyamaguru rero iriya mirongo y'ahantu hanyurwa n'amaguru yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, hano iyo bavuze gutegana ikintu nakubwira iyo nanditse inyuguti yaha imirongo ibiri irateganye agacamo agarongo gatambitse, uguhise wumva ibintu gutegana icyo biba bishatse kuvuga. Impamvu bambitsirinzeho nkabibasobanurira nuko harimo abana baba batari guhita babyumva, wenda bano batoya baba batamenyeye kino kinyarwanda, rero niyo mpamvu ikintu cyose mba ngomba kugisobanura. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, kode zirahari kugeza kuri tariki 20 z'ukwa 12, ariko turamutse tukwigishije wazageza icyo gihe bimenye ku byo wagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikiye muduhamagare kuri 0789931623 tukwigishe mu buryo bwa online, urangiza umwaka ufite provisoire, uriya mwaka ugiye kuza uzaze ari uwo gushaka amakategori. Ndakeka ko rero mugiye kutwandikira cyangwa mukaduhamagara tukabibafashamo. Hano rero ndakeka ko ramaze guhitamo hose ahanyurwa n'abanyamaguru, ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wari bamaze kucyandika ku papuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ingahe. Urabizi hari imyaka umwana ageramo ikurikira agakubagana, rero biba ngombwa ko bitewe n'imyaka afite kwicara ku ntebe y'imbere aba bibujijwe. Ese ni iyihe myaka umwana aba agomba kuba afite? Munsi yayo ntabe yemerewe kuba yakwicara ku ntebe y'imbere, kubera ko umwana ari gukubagana, umwana ntayaramenya igipfa n'igikira, ashobora kugukoresha impanuka. Aravuga ngo imyaka 10, beka ngo imyaka 12, seka ngo imyaka 7, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko nakeka ko mujya mubibona ababyeyi batwaye abana ku ishuri ukabona babashyize mu ntebe z'inyuma. Ese ni iyihe myaka baba bafite ku buryo baba batemerewe kuba bakwicara ku ntebe y'imbere? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 ntabwo yemerewe kuba yakwicara ku ntebe y'imbere hegereye n'umuyobozi w'ikinyabiziga, kuko abo bana bitewe nuko wenda baba bari gukubagana bashobora kugukoresha ibyago bikaba bigukurira kuba wakora impanuka. Bino byago byo mu mihanda haba harimo n'ibyo kuba wabura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Aravuga ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo, beka ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana, seka ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza. Naho deka bavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Urabona igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandika wa papuro. Rero mbibutsa ko muri bwa buryo bwo kubategura amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizamera byabajijwe, namaze kubakorera na video y'ibimenyetso bimurika. Niba utari wayibona rero subira kuri YouTube channel yacu uyirebe kugira ngo byere kujya bikugora. Hano wabona igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Biriya bimenyetso bimurika biba bishobora gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Murabizi biriya bintu byose biba biri mu muhanda, byaba ibyapa, byaba bimenyetso bimurika cyangwa n'ibindi bimenyetso byose byo mu mihanda, babishyiraho kugira ngo birusheho kugaragara neza, birusheho kugaragarira abo bireba neza. Ese wari wahisemo C? Ese wari wabayanditse ku gapapuro? Niba utari wayihisemo ndakeka ko kino kibazo kiramutse kigarutse kitakunanira. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero C, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 5 kirabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa hagana he? Iravuga ngo kuri buri nzira, beka ngo hagati y'amasangano, seka ngo iburyo bw'amasangano, naho deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A kuri buri nzira na B hagati y'amasangano bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Uritegereza neza uhitemo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko code zirari kugeza kuri tariki 20 z'ukwa 12. Bakize izindi muri systeme nahita mbibabwira.
ariko izo zo zirahari kugeza kuri tariki 20 z'ukwa 12. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare tubibafashemo tuyabashakire, munatwandikiye tukabigisha mu buryo bwa online. Twageze icyo gihe twabimenye ko hari nabo twigisha iminsi 3, hari nabo twigisha icyumweru kimwe, bitewe n'ukuntu wabonetse, bitewe n'amasaha waduhaye ku munsi. Ukaduha amasaha menshi ukaboneka, tukakwigisha ibintu byinshi, tukaguha imyitozo myinshi ukayikora, ahasigaye wajya gukora ugakora rimwe. Rero reka dushake provisoire, turangiza umwaka dufite provisoire, uriya mwaka ugiye kuza twese tuzabe turi gushaka amakategori. Hano rero nakeka ko bamaze guhitamo D, hano iso cy'ukuri ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iriya tara ry'umuhondo imyaca iyo rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro, ishobora gushyirwa kuri buri nzira cyangwa hagati y'amasangano. Ndakeka ko bamaze guhitamo D, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 6 kiyabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, ni cye cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi. Murabizi biriya bimodoka bitwara ibintu bishobora gufata inkongi, bitwara ama essence, ndakeka ko mugenda mubibona. Rero biriya bimodoka hari icyapa bashyiraho kugira ngo berekane ko icyo kinyabiziga gitwaye ibintu bishobora guturika. Ese icyo cyapa kiba kimeze gite? Mwa bino byapa baduhaye bine. Icyapa cyo kuri A muri kona cyanditsemo long vehicle, ni mu ndimi z'amahanga, tugenekereje mu kinyarwanda birasobanura ngo ikinyabiziga kirekire. B naho muri kona icyapa gihari cyanditsemo ibinyuguti 2 Y 1089, ariko hano hakaza n'akandi kantu k'umutuku karimo akantu k'umukara. C naho muri kuyibona ni icyapa kiburira kirimo agatangaro, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, ndakeka kuri kukibona. Ndetse n'icyapa cyo kuri D ndakeka kuri kukibona. None mwa bino byapa bine baduhaye, ni ikihe cyapa dushobora kwifashisha uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye bya bimodoka bishobora bitwaye ibicuruzwa cyangwa bitwaye ibintu bishobora gufata inkongi? Ese ni ikihe cyapa wakwitwaza mwa bino byapa baduhaye? Ndakeka ko bamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B. Kino cyapa muri kona ko nta kino kirango, kano kantu k'umutuku harimo akantu kameze nk'akantu k'umuriro kari kwaka. Rero bisobanuye ko ikintu atwaye gishobora gufata inkongi. Ndakeka ko nimucunga kwa biriya bimodoka bitwara amagaze, ama essence, biyavana ahantu hamwe biyajyana ahandi ku masitasiyo atandukanye, muzabonaho kino cyapa cyo kuri B. Rero nuko biriya bintu biba bitwaye biba bishobora guturika cyangwa bigafatwa n'inkongi. Niyo mpamvu bashyiraho kiriya cyapa kugira ngo abagenzi bari gukoresha umuhanda mwitonde. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Iyo ukoze impanuka hari ibyangombwa bakubaza kugira ngo barebe ese ko yakoze impanuka koko yari impanuka cyangwa yayikoze kubera ko atazi gutwara. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo icyemezo cyandikwa cy'ikinyabiziga. Beka ngo icyemezo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Seka ngo uruhushya rw'agateganyo, naho deka ngo imikorere y'ikinyabiziga. Ese ni ikihe cyangombwa bashobora kukwaka mu gihe wakoze impanuka kucyerekana? Ndakeka ko bamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano icyangombwa bakwaka cya mbere iyo wakoze impanuka, icyangombwa igisubizo cy'ukuri ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Bakavuga se uyu muntu ko yakoze impanuka yari afite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga cyangwa yabikoze kubera ko n'ubundi yapfuye gufata imodoka agatwara atarabyemerewe? Rero niyo mpamvu icyangombwa cya mbere azakubaza ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombereje w'ibice byinshi, n'iki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Hari abantu bakora urugendo rurerure, uvuye mu gihugu kimwe ugiye mu kindi, birumvikana niba uri gukora urugendo rurerure ushobora kugira ibitotsi. None ni iki uzakora uri mu muhanda urombereje w'ibice byinshi utangiye kugira ibitotsi? Uzakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Aravuga ngo curanga umuziki cyane, gacuranga umuziki, bikanga kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba, cyangwa kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba. Seka ngo kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, cyangwa ukava mu muhanda ukaba wahagarika ikinyabiziga cyawe ahantu hatekanye. Naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Urabona hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye ndakeka ko bamaze kugihitamo. Mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombereje ibice byinshi
ugatangira kumva ufite ibitotsi. Ikintu uba ugomba gukora hano, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Ni C. Uba ugomba kuva mu muhanda urombereje w'ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, ahasigaye ibitotsi byagenda ukaba wasubira mu muhanda ukongera ugatwara ikinyabiziga cyawe. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Dukomeje n'ikibazo gikurikira, ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima. Ndakeka ko muba muri kubibona, umuntu atwaye ikinyabiziga butangiye kwijima agahita atucana amatara y'ikinyabiziga cye. Ese no kubera icyo aba agomba kuyacana? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo icy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Aravuga ngo kugira ngo akerekane umuvuduko kagaragare neza, akaba abikora kugira ngo akerekane umuvuduko kagaragare neza. Murabizi hari ibinyabiziga biba bifite akantu kerekana umuvuduko uri kujya ugenderaho kugira kagaragare neza. Mbega ngo kugira ngo abandi biborohere kukubona. Abandi bayobozi b'ibinyabiziga cyangwa abandi bari gukoresha umuhanda nk'abanyamaguru n'abandi. Sega ngo kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga cyangwa kugira ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Naho D ikavuga ngo kuko amatara yo ku mihanda ari kwaka, cyangwa ukayacana kubera ko n'amatara yo ku muhanda ari kwaka. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye, uritegereza neza igisubizo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba hose mu gihugu, twandikiye cyangwa duhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko, ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu shuri, tukwigisha mu buryo bwa online, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri izo nimero 0789 935 16 tubibafashemo. Hano igisubizo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora iyo bacanye amatara y'ikinyabiziga cyawe, impamvu ugomba kuyacana mu gihe butangiye kwijima, nuko hano igisubizo cy'ukuri ari B, kuko kugira ngo abandi biborohere kukubona, abandi bayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abagenzi biborohere kukubona, ubu utabateza ibyago byo mu mihanda harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu baba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda. Ese ni ryari amatara ndangacyerekezo cyangwa ibinyoteri biba bigomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Aravuga ngo igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. Mbega ngo igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. Seka ngo mu gihe agikwiriye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Naho deka ngo kiretse hari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Hano urabona igisubizo cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhita imiso cy'ukuri, ndakeka ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora, ugiye guhindura icyerekezo, ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye gukora ikindi kintu runaka, rero uba ugomba gucana amatara ndangacyerekezo mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Ndakeka ko waramaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Bagomba kugaragazwa mu gihe gikwiye rero ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Ikibazo cya 11 kibaza ngo gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda. Niba ugiye gukata ugatinda kwerekana ko ugiye gukata, niba ugiye kunyuranaho ugatinda kwerekana ko ugiye kunyuranaho, hari ingaruka rero bishobora kubangamira ku bandi bakoresha umuhanda. Ese ni izihe? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo icy'ukuri ucyandika ku gapapuro uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Aravuga ngo bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. B ikavuga ngo bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Seka ngo baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo bamenyeshejwe. D ikavuga ngo ntacyo bibangamiraho. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cyanyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20.
ndakeka ko wamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko icyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu bibangamira ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D, ntacyo bibangamiraho. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi rero ni B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Niba utinze gutanga ikimenyetso, bishobora gutuma abandi batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wagihisemo, ndakeka ko nikigaruka kitazakunanira. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza, naye matara y'urugendo ugomba gukoresha. Ntabwo ari kubona neza kubera iki? Ni igihe cy'imvura hari ibihu. Ntabwo ari kubona neza kubera iki? Ni igihe cy'izuba hari umucucu. Naye matara y'urugendo ugomba gukoresha. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Urabizi ikinyabiziga kiba gifite amatara agiye atandukanye. Byose ko ndi kubategura amasomo ku bipimo ku matara, kugira uzahita uyabonera ku gihe ukanda subscribe aho hasi. Ukandaho subscribe, nazashyiraho isomo ugahita ubibona ko ndishyizeho, bitabaye ngombwa ko ubwira abantu mwamaye linki nkabona isomo ryo ku bipimo, nkabona iryo ku byapa, ahubwo nawe kuri telefone yawe bagahita babona ko hari ikintu ukizeho. Kugira ngo ubone na bino bibazo bakunda kubaza biba biri kugaruka, mba napostinze, nabwo kanda subscribe. Iyo ntipostinze bahita baguha notification cyangwa notification, ugahita ubona ko ikintu kinshyizeho ukayireba, wazajya gukora ukabona yewe nicyo kibazo kiragarutse ukagikora bitakugoye. Rero ni kumanya urumuri ntabwo ruhagije hatabona neza, naye matara y'urugendo ugomba gukoresha. Aravuga ngo amatara yo kubisikana n'amatara kamena bihu. Beka ngo amatara kamena bihu cy'imbere. Sega ngo amatara yo kubisikana naho deka ngo amatara kamena bihu y'inyuma. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko amaze guhita imiso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cyanya cyo cy'ukuri nta kindi ni B. Amatara kamena bihu y'imbere niyo ugomba gukoresha. Ese wari wahisemo B? Ese wari amaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wayihisemo, ndakeka ko nikigaruka kitazakunanira. Murabizi niyo mpamvu dukosora bino bizamenya byakozwe, kugira ngo iyo wakosoye biba bigoye ko ikintu wakosoye cyagaruka ngo kikunanire. Buriya niyo mpamvu dukunda gukosora, ntimuzajye ngo hari indi mpamvu. Ikintu wakosoye biba bigoye kugira ngo nikigaruka kizakunanire. Rero iyo ukosoye kino kizame cyakozwe, ugakosora ibizame 5, ukabona uri kugiramo amanota meza, wanyandikira wenda nkaguha nagufasha mu wundi buryo, nkaguha n'andi masomo agufasha kumva neza wenda n'ibyo bibazo uri gukosora cyangwa n'ibyo uri kwica, wazagerwaho ibibazo biragaruka. Bino bibazo biragaruka, ntabwo bahimba ibindi. Wazagerwaho rero ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 078 niba hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, kugira ngo ujye mu kizamukore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo nihe mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu. Hari ibihu ni igihe cy'imvura. Ese nuko iki tuba tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe tugenda mu nzira nyabagendwa, mu gihe tugenda mu muhanda? A iravuga ngo igihe feri idakora. B ikavuga ngo igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana. Ubwo birumvikana nayo ikindi kinyabiziga kiguturutse imbere. Sega ngo igihe moteri imara ngo yizime. D ikavuga ngo nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko amaze guhita imiso cy'ukuri, ndakeka ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cyanya cyo nta kindi ni D. Nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Ntabwo byoroshye kubona ikiri imbere, niyo mpamvu ugomba kugabanya umuvuduko. Urabizi niba hari ibihu cyangwa hari umucucu utari kureba imbere neza, ugomba kugabanya umuvuduko kugira ngo utaba wakoresha abandi bari gukoresha umuhanda impanuka. Noneho ni igihe cy'ibihu ugomba kugabanya umuvuduko kuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Ndakeka ko bamaze guhitamo D, ndakeka ko igisubizo cyanya cyo bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kirabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha kandi rigomba kugaragarira mu ntera ikurikira. Iravuga ngo nijoro igihe ijuru rikeye nibura muri metero 200
B ngo ku manywa igihe cy'umucyo nibura muri metero 50. C ngo nijoro nibura muri metero 100 igihe ijuru rikeye. Naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ndakeka ko mumaze kubimenyera. Bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro, ndakeka ko bamaze kugihitamo. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 15 kirabaza ngo birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ukabona ikinyabiziga baragiye bongeraho ibindi bintu, rero biba bibujijwe ko wabyongeraho. Ibihe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urarebamo icyo bakubwiye kibujijwe ko wacyongera ku kinyabiziga cyawe ku mpande zacyo iyo kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri. Ese ni ibihe bibujijwe? A iravuga ngo imitambiko. B ngo ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imitambiko n'ibindi bintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko mumaze kubimenyera. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imitambiko cyangwa ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Ndakeka ko baramaze guhitamo A, ndakeka ko baramaze guhitamo na B, ndakeka ko baramaze guhitamo C. Ubwivuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Rero hari igihe umuntu atwara ikinyabiziga ukabona yagiye afata ikinyabiziga kiyongeraho imitambiko. Ukabona niba atwaye, wenda reka ntange urugero ku gare, ugasanga kwa iriya ntebe yo abagenzi bicaraho yashyizeho nk'urubaho, ku buryo kwa iriya ntebe y'inyuma hashobora kujyaho abantu 4, agatwara ku gare ho abantu 4. Ubwo wenda ubwo ni urugero navuga ku mitambiko. B ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba cyangwa bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Ukabona umuntu atwaye, wenda bikunda kubaho, nakundaga kubibona wenda ku bantu batwaye ziriya modoka zitwara amakara kera, ukabona ibifuka byabishyize mu mubyimba mu mpande z'ikinyabiziga, byatonze hejuru bigeraho bisa nkaho bigiye mu mpande z'ikinyabiziga. Birarero bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Niyo mpamvu bibujijwe kongeraho imitambiko n'ibindi bintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera abandi bakoresha umuhanda, abandi bagenzi, ibyago. Ndakeka ko baramaze guhitamo C, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Cyitegereze neza, ni icyapa kiburira, kirangwa no kuba gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? A iravuga ngo umuyaga w'intambike. B ngo urusaku rwo mu muhanda. C ngo ikibuga cy'indege. Naho D ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo, ndakeka ko mumaze kubimenyera. A aba ari igisubizo cy'ukuri, B akaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C akaba ari igisubizo cya nyacyo. Urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo cy'ukuri bino bisubizo bine baduhaye ni A, umuyaga w'intambike. Urabona ko mwa kino kirango cyo mwa kino cyapa ari nk'akantu k'agatambaro kari ku kantu gashinze kagati, uri kubona ko agatambaro kari guhuhwa n'umuyaga. Rero kino cyapa kiba gisobanura ko ugeze hano hari umuyaga w'intambike, kugira ngo witonde niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga, witonde umenye kugeza hano hari umuyaga w'intambike. Ndakeka ko ramaze guhitamo A, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Niba kikunaniye, subira kuri YouTube channel yacu urebe iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, urajya kuyirangiza. Nta kibazo cyo ku byapa cyakugora. Ibyapa akunda kubibaza mu buryo bw'amashusho cyangwa mu buryo bw'amagambo, niyo mpamvu ari ingenzi ko wareba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki?
murabizi biriya bimenyetso bimurika biba biri gukoresha amabara atatu, amatara y'ubwoko butatu ariyo umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi. Ayo yandi ntabwo bayatubajijeho, hano batubajije itara ry'umuhondo. Ese itara ry'umuhondo risobanura iki? Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi, igisozo cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Mbibutsa ko niyo video y'ibimenyetso bimurika muri bwa buryo bwo gutegura amasomo abafasha kumva neza bino bizamini byabajijwe namaze kuri bategurira. Subira kuri YouTube channel yacu rirebe, cyangwa n'ubona utari kuri bono nyandikire kuri WhatsApp kuri 0789355626. Ndayiguhereza mu gihe kitarenze iminota 2. Iravuga ngo itegure kugenda, akaba ari ku itara ry'umuhondo risobanura. Itara ry'umuhondo rirasobanura ngo itegure kugenda, aho ni kuri A. B iravuga ngo itara ry'umuhondo rirasobanura ngo birabujije gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. C ikavuga ngo itara ry'umuhondo riravuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Naho D ikavuga ngo itara ry'umuhondo mwa bino bisubizo bitatu baduhaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ariyo. Ubusobanuro bw'itara ry'umuhondo nta burimo. Wowe urabona igisubizo cya nyacyo ari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara uwo umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Ndakeka ko ramaze guhitamo B, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wayihisemo, ndakeka ko kiramutse kigarutse kino kibazo kitakunanira. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero B. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo ugeze hano, ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiye kwambuka, ntibatangiye kwambuka, wakora icyo? Usanze bahagaze gusa ariko ntabwo bari batangira kwambuka. Ese uba ugomba gukora icyo uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Iravuga kuvuza ihoni, ukagira ukavuza ihoni ugakomeza. Beka ngo kwihangana ugategereza, cyangwa ukabihanganira ugategereza bakamanza bakambuka. Seka ngo ukomeza, cyangwa uhita uhagera ugakomeza. Naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari yo kuvuza ihoni, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri kwihangana ugategereza, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri gukomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cyanyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Ugeze hari ahari inzira y'abanyamaguru barindiye kwambuka ariko batari batangira kwambuka, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ikintu uba ugomba gukora ni kimwe. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Uba ugomba kwihangana ugategereza bakamanza bakambuka, kuko niba usanze abanyamaguru bategereje kwambuka, ugomba guhagarara bakareka bakamanza bakambuka. Hari akarere nagiyemo ho nayindi no kugenda hari inzira yagenwe kwambukira abanyamaguru, arimo ndi kwambukira, umumotari aturuka iyo ruguru, niba atari yambonye ahubwo yaragiye no kungonga. Rero ikintu uba ugomba gukora niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga, uba ugomba kwihangana ugategereza, ukareka umuntu akamanza akambuka umunyamaguru cyangwa abanyamaguru hasanze, asigaye ukabona gukomeza. Ese waba iki? Hano rero ndakeka ko ramaze guhitamo igisubizo B, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Cyane cyane abamotari nibo mbona bashobora kuba iri tegeko bataryubahiriza. Uba watangiye kwambuka uri mu nzira y'abanyamaguru, ukabona ahisa acamo uri kwambuka, atarindiye ngo umanze wambuke kandi ariko nako watangiye kwambuka, byarambabaje. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago ugomba. Utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe harimo imikandara, murabizi ikinyabiziga cyo gifite imikandara, akeka ko mwese mwagiye mu modoka zirimo imikandara. Rero yibagiwe kwambara umukandara kandi niwe muyobozi w'ikinyabiziga, uba ugomba gukora iki? Aravuga ngo gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara na mwembi. Beka ngo kubyirengagiza wizeye ko nta manuka muri bukore, ukavuga ati ndabizi nzi gutwara neza nta manuka turi bukore. Seka ngo funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. Naho D ngo kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ubonye abantu bari mu binyabiziga ntabwo bambaye imikandara, ese wakora iki? Hano ikintu uba ugomba gukora, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda
ibyago. Impamvu A itaba igisubizo cy'ukuri, ntabwo wafata umuhakandara wawe ngo muwambare muri babiri, ntibibaho. Mbega nko kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore, nabwo impanuka ntabwo iba yateguwe, niyo mpamvu utabyirengagiza, ugomba kubibutsa. Ndetse na se funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe, waba wikunze bo ntabwo waba ukunze ubuzima bwabo. Ikintu ugomba gukora kizima, ubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba uri hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626, tugufashe kwiga mu gihe gitoya, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Aho waba uri hose mu gihugu tugushakira kode. Amasaha yariyo yose ku munsi twe turaboneka tukakwigisha. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe ni A iravuga ngo mpande eshatu, B ikavuga ngo uruziga, C ikavuga ngo urukiramende, naho D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ishusho y'icyapa kivuga gukikira bitegetswe ni, ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cyanya cyo nta kindi ni, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari uruziga. Ndakeka ko bakivuga ngo icyapa kivuga gukikira bitegetswe gutegeka, icyapa gitegeka. Icyapa gitegwa kirangwa n'iki? Ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Rero hano bari batubajije ishusho gusa, ishusho bwo ni B, uruziga. Ndakeka ko ramaze guhitamo B, ndakeka ko ramaze kuyandika ku papuro. Ndakeka ko kino kizame dukoso ari ikintu kigufashije. Niba uri gukora mwa kino cyumweru, reba ikizame cyose kiri kwa cyakozwe mu gitondo, ukirebe mbere yo kujya gukora, ugikosore, nugerwaho ndagizera neza ko uzasinda. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose mpostinze, ikibazo kiri gukunda kuza, ujye uhita ukibona kujye nikiramuka kigarutse mu kizame urabazwa, uhita ugenda ugikore. Ibindi byo no kuyusa ko bino bibazo nibyo bigaruka. Rero kugira ukorere mwita utsinda, bigusaba kubona imyitozo ihagije kwa bino bizamini byakozwe. Kusura byinshi nugira ikibazo unyandike cyangwa umpamagare kuri 0789351626, musobanurire serivisi aba ari ubuntu, kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizamini kiba cyakozwe. Rero ndizera ko intsinzi turi gushaka tuzayigeraho, kandi amahirwe masa ndakeka ko twese tuzatsinda ku munota hejuru kandi bitatugoye. Reka dushake provisoire, uno mwaka urangiye dufite ama provisoire, uriya mwaka uzatangiye turi gushaka ama kategori. Murakoze, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane kandi mugire ibihe byiza.